Hi, mugubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami, Shona Speaker, mentor. I love you so much. Yes, munyemerere twongeye tuganire. Ndabasuje kandi cyane mwa muri bose mugira ibihe byiza. Niba umeze neza ubyishimire, ko niba utarameze neza nanone urebe igituma utameze neza nyuma ugikemure mu buzima bwawe, mu mubiri wawe, hanyuma ubashe kumera neza. Kuko ubundi baravuga ngo life is a matter of choice, not a matter of chance. Buryo ubaho uko wahisemo, ntabwo ubaho kuko ari amahirwe yakubwira, ugomba kubaho uko wagize gute wabyigeneye. So rero uyu munsi n'ubundi nk'ibisanzwe aha ni kuri Wise Dream Pro, aho tuganira ku bintu bitatu gusa: n'ubuzima, ubukungu ndetse na network marketing. So rero niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, nakubwira ngo gerageza ukore subscribe kugira ngo by'ukuri bijye bikugiraho igihe nurangiza, kandi rero kuri ako kantu k'inzogera kari hasi nakuvuga, kandi kugira ngo igihe cyose ikintu cyacu gisohotse ako kanya ujye uhita ukivuga. Uyu munsi nk'ibisanzwe n'ubundi turaza kuganira cyane ku buzima, kuko buryo ubuzima ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo ufite ubuzima bwiza nta kimwe utageraho, ariko udafite ubuzima bwiza, uko ibyo waba ufite byose ariko ubuzima burura butameze neza, nta na kimwe ushobora kugira. Wumva nta kintu ugize gute, uba wumva nta kintu ubimaze. Rero uyu munsi hari abantu batwandikiye cyangwa se abantu batwagiye tuganira tubereka ibyo dufite bishobora kuba byabafasha umunsi ku munsi, ariko bashaka kutubaza cyane se ni gute indwara ya diyabete ibyo dufite muri biotech global bishobora kuba byabafasha. Ese bihurira he cyangwa se bihuzwa gute kugira ngo mu by'ukuri wa muntu ufite ikibazo cya diyabete ashobore kuba yatugana, cyangwa se wa muntu ufite ikibazo cy'ubuzima cyangwa afite ikibazo cy'isukari nyinshi mu mubiri abe yatugana. Kuko mu by'ukuri ubundi habaho diyabete ebyiri. Diyabete ya mbere ni diyabete y'isukari nkeya, low blood sugar, bivuga ngo ugasanga umubiri wawe nta sukari ufite. Icyo gihe ni ikibazo kiba gikomeye cyane, iyo diyabete iba mbi cyane, kuko ubundi umubiri ukoresha isukari kugira ngo ubashe kugira imbaraga wowe ubwawe, ubashe kuvuga, ubashe kugenda, ubashe kugira ikintu cyose wagira ngo ubashe gukora. Ni uko umubiri wawe ufite sukari ukoresha. Turaza no kureba ihindurirwa, hanyuma hakaza kuba nanone high blood sugar, isukari iri hejuru cyane. Iyo ni indi diyabete nanone, ariko nayo iba mbi mu mubiri. Iyo yabaye nyinshi ni ikibazo, ariko niyo yabaye nkeya ni ikindi kibazo. Ahubwo bigomba kuba biri on normal, birimo hagati. Bivuga bigomba kuba biri ahantu byiza gute, bigomba kuba biringaniye. Bivuga ngo isukari yawe igomba kuba byibuze itagomba kujya hejuru y'120, itangiye kuzamuka kuri 120, ni ikindi kibazo nanone. None kujya hasi ni ikindi kibazo, ntagomba kujya hasi, igomba kuba irimo aho ngaho muri iyo range. So rero banza umenye neza ko umubiri wawe ni moteri, umubiri wawe ni uruganda. Uruganda kugira ngo ukore ugomba kuba ufite moteri. Moteri mu mubiri w'umuntu ni twavuga ko ari twagereranya n'ikintu cyitwa serire, akaremangingo. Bivuga ngo serire ni moteri y'umubiri wawe, isukari itunganirizwa muri serire. Ni ukuvuga ngo tuza gusanga kugira ngo ubashe kuba warwara diyabete ushobora kuba yaterwa n'ibintu bibiri. Ni ibintu bibiri. Icya mbere, ushobora gusanga ikintu bita pancreas cyangwa se impindura itari isecretinga neza insulin, ituma ishobora kuba yajyana isukari iyikwirakwiza mu maraso, kuko insulin ni umusemburo ushinzwe gutembereza isukari mu maraso. Then baba igihe cyose insulin itari gukorwa neza kugira ngo ibashe gutembereza isukari mu maraso, biraza gutera ikibazo cyo ushobora kujya ugasanga diyabete ikaba yahaba. Bivuga ngo isukari ikeneye mu maraso ntabwo ariho igira gute iri bijyamo. Kabiri, ushobora gusanga umubiri wawe waramaze kuba duru, cyangwa se muscles zawe, serire zigize muscles cyangwa se serire zigize umubiri wawe zamaze gusinzira. Bivuze cyangwa niho ndaza gutinda cyane. Tuza no kureba n'abantu bashobora kuba bagira icyo kibazo. Nuvuga ngo niba serire ishinzwe gutunganya buri kimwe cyose gishobora kuba cyafasha umubiri wawe n'isukari irimo, byarangira ugasanga serire yawe yamaze kubana. Ishobora kubana bitewe n'impamvu nyinshi, ishobora gukomereka, ishobora gusinzira, ishobora kuba yarapfuye nta n'igihari. Icyo gihe nuvuga ngo niba serire ifite ikibazo runaka mu mubiri wawe, imikorere yayo iratangira ibe mibi. Muri iyo mikorere yawe hari niyo kuba mu by'ukuri isukari igeze mu mubiri ibasha gushya, bityo igatanga imbaraga. Niba serire itari gukora ibyo bintu, isukari ikaza igasanga mu mubiri nta serire ibasha kwitunganya ngo ikure mu za mbaraga, icyo gihe irakomeza gutembera mu maraso. Nuvuga ngo mbere yo kwivura diyabete, banza umenye ngo iterwa n'iki. Ese ni insulin itari gutunganywa neza na pancreas kugira ngo ibashe kuyizengurutsa isukari ikeneye mu mubiri neza. Icyo ni icya mbere. Kabiri, ni umubiri wanjye ufite ikibazo ku buryo serire z'umubiri zamaze kuba band, zamaze gushya, zamaze kwangirika. Banza urebe igituma ufite ikibazo cy'isukari mu mubiri wawe, ahantu nyirizina iherereye. Iyo wamaze kuhamenya biragufasha, bituma mu by'ukuri
utagira gute utibaza iki cyangwa ibibazo cyo cyangwa wivura ibi nyamara ufite ikibazo cyabiriye. Ikiza kirimo nuko abo bantu ko ari babiri, yaba ufite ikibazo cya insulin itangwa na pancreas itari gukorwa neza, yaba umuntu ufite ikibazo cy'uko mast cells mu mubiri we cells zikora neza. Iyo uganye ikigo cyacu tubafitiye igisubizo kirambye, kuko niba insulin itari gukorwa neza navuga ngo cells za pancreas zamaze kwangirika, nimba mu mubiri amasebe cyangwa uturemangingo twamaze kuba ban, tubafitiye igisubizo cyo kwa cyafasha za cells kugeza igihe kutagenda zikongera zigakanguka, zikongera zikamererwa neza. Nongeye kuvuga ko nanone isukari kugira ngo iboneke nanone mu mubiri cyangwa se glucose niko nitanga izo mbaraga kugira ngo tubashe kubona isukari ishobora kuba yatanga za mbaraga dukeneye. Nanone muri tu kandi hantu habiri nanone ishobora kuba yaturuka mu byo wariye aho ni ahambere, cyangwa se igaturuka mu mwijima. Ni ukuvuga ngo ntabwo pancreas ikora isukari, oya, isukari iva mu byo wariye cyangwa se umwijima, kuko uba ufite uburyo ki udepa cyangwa se ubasha gustoringa isukari mu gihe uzaba utariye nta biribwa byabonetse. Umwijima ugakora kuri ya yindi yabitswe, then ikayigeza kuri munuze mu mpindura mu rwagashya rugashyiramo iki, rugashyiramo insulin, then ukayitembereza yehe, then isukari ikaboneka igatembera mu mubiri. Bivuze iki rero ngo banza rebe neza mu by'ukuri niba mu mubiri wawe icyo nkomeza gufocus ngo cyane nkubwira, wibaze neza, ubanze ufata ibipimo bigaragare, rebe se pancreas yanjye iri no pancreas yanjye irakora neza, icyo ni icyambere. Cyangwa se isukari iri mu maraso, nusanga pancreas ikora neza, icyo gihe ntabwo pancreas izaba ifite ikibazo, cyangwa se insulin ntabwo izavuga ngo uburyo insulin ikora nta bibazo bizaba bifite, ahubwo ikibazo kizaba kiri mu mubiri wawe amaze kuba ban. Hanyuma nurangiza umenye uko ugomba kujya gutumenye uko ugomba kwitwara. So turaza bakora no mu by'ukuri nono risk cyangwa se risk factor cyangwa se ibintu bishobora kuba byatuma iyo sukari yashobora kwagira gute, niba ari mu mubiri uraza kubimenya, niba atari mu mubiri nabyo uraza kujya turaza kubimenya. Nuvuga ngo ikizakubwira ko umubiri wayo ikibazo kiri, nuvuga ngo ushobora kuzagira kuri ugasanga ufite ibiro byinshi. Nuvuga ngo hari risk factors zishobora kuba zatuma urwara diabete. Ikintu cya mbere uvuga ngo kugira ibiro byinshi, uvuga ngo ufite ibiro byinshi bishobora kuba byagukurira kuba warwara diabete. Kubera iki ndabisobanura? Kuvuga ngo niba ufite ibiro byinshi, uturemangingo tw'umubiri twamaze kuba ban, dufite ibiro byinshi cyane, ntabwo tubasha kugira ngo kuba twakunye tugomba gukora neza. Nuvuga ngo niba isukari ije kugira ngo ijye gushya, igeze muri serire igura ahantu ihira, icyo gihe akaremangingo ntabwo kazakwiruka, ugomba gukora kugira ngo twike sukari then ugire imbaraga, ahubwo ya sukari izakomeza gutembera izakomeza gutembera mu maraso. Nuvuga ngo ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo fat distribution, ni ukuvuga ngo umubiri wawe urimo ibinure byinshi. Hari ibiro byinshi, hari n'ibinure byinshi. Cyangwa se nanone icya gatatu inactivity, kuba udakora siporo. Kuko iyo ukora siporo ni ukuvuga ngo sukari ibasha kujya umubiri ubasha kuyikenera ndetse ukanayikoresha, niyo yabaye stoke igakoreshwa. Akandi kantu ushobora kuba umurwayi diabete none ni family, ni family history, kuvuga ngo umuryango wanyu ushobora kujya ugasanga ufite izo DNA cyangwa se ufite izo gene zo kugira ngo tuzo kurwara diabete. Akandi uza kubisukura neza uraza gusanga kuko bishingiye ko mwese abantu mu muryango wanyu burya nuze uturemangingo twanyu tuba tumeze nk'aho tugize dufitanye isano, dufite uburyo ki duhuje, sibyo? Niyo ushaka kugira ngo ushobore gusanga abarwaye diabete, umwana uzarwara nawe ugasanga azarwara diabete, yewe ndetse n'umwana azarwara ugasanga azarwara diabete. Ariko ntabivuguruza bitewe n'iki, byaba byiza bitewe n'uko wiyitaho, cyanze kunze uramutse witayeho kurenza uko wa mbere yitayeho, amusoshuwa ko ubuzima bwe ntabwo buzasa n'ubwo gukora ko kugira ngo ugasanga birazira abantu bashobora kuba bagira gute bameze nk'aho bafashe umuco umwe w'uburyo kibiyitaho. Hanyuma ikindi hari ushobora kuba byava ku bwoko, ushobora kuba noneho byava ku myaka nanone. Ku myaka ahangaha ushobora gusanga ufitemo diabete iturutse kuri insulin, ushobora gusanga ufitemo diabete iturutse kuki muri inside mu mubiri, biturutse kuba twaturemangingo tw'umubiri dukora neza, cyangwa se insulin ishobora kuba igira gute igenda mu mubiri wawe uburyo itangwa igenda igabanyuka. Ibyo nabyo ugomba kubyitaho ukareba. Hanyuma n'ikindi kintu ushobora kuba cyatuma mu by'ukuri urwara diabete ni ikintu abagore batwite igihe batwite amara gutwita akagira kwibasira ukabona yarwaye diabete. Ibi nabyo mu risk factors ushobora kuba zatuma urwara diabete. Hanyuma iyo umaze kurwara diabete, ni izihe ngingo mu mubiri wawe zibigiramo ibibazo? Ingingo zibigiramo ibibazo, icya mbere ni iki? Ni umutima.
Bivuga ngo heart and blood vessels disease, bivuga ngo ushobora kurwara umutima cyangwa se ukarwara imitsi ifasha gutembereza amaraso. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ukora ko amaraso yose kugira ngo abashe kugera mu mubiri agomba guca mu mutima kandi agomba guca mu mitsi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe igihe urwaye diyabete aho hantu hakaba hatambukamo sukari burya igendana n'ikintu cyitwa cholesterol. Uzabikoze muri sukari mu kanya gato cyane urumva ari ibintu bijya gutera imatiri. Icyo gihe niyo mpamvu amaraso yose atambuka mu mutima, amaraso yose atambuka muri vessels cyangwa muri iriya mitsi azaba agenda ameze nk'agira gute nk'amatira. Niyo mpamvu abantu benshi baratoza kwiga ko muri Santos uzajya gutyo ugasanga umubiri we hari ibintu bimeze nk'ibintu bijya gute bitondagira bigenda bimeze nk'ibitondagira cyangwa se nk'intozi zimuruma umubiri we wose. Uwo muntu iyo afite iyo sinye y'uko umubiri we ameze nk'intozi ameze nk'amuntu uri kuribwa n'intozi, iyo ni sinye igaragaza ko ufite ikibazo cya diyabete. Ni ukuvuga ngo ibyo byatewe n'icyo byatewe n'uko cholesterol cyangwa se za cholesterol zo muri sukari zikomeza kujya gute zigenda zisa naho zitondesha amaraso. Hanyuma handi hantu nervous bavuga ngo ushobora kugira nervous damage, bivuga ngo system ishinzwe ihererekanya amakuru guturuka ku bwonko irahangirikira cyane. Bivuga ngo system ishinzwe gutanga amakuru cyo bita nervous system irahangirikira. Ikindi ibibazo by'impyiko, umuntu wese urwaye diyabete afite amahirwe menshi yo kuba yajya ku kintu bita dialysis cyangwa se kuba bajya bamuvoma dialysis. Bivuga ngo agira ibibazo by'impyiko. Umuntu ufite ikibazo cya diyabete, niba ufite ikibazo cya diyabete umenye ko uri mufite ibyago byinshi byo kurwara impyiko ukajya kuri dialysis. Bivuga ngo buriya ngo yabona igomba kwiyitaho cyane. Hanyuma ibindi bibazo abantu bafite ibibazo bya diyabete bagira ibibazo by'amaso, kuko udutsi dushinzwe tuba ku maso dushinzwe gutanga amakuru kuyazana. Nibyo n'ibindi twabonye ko mu bijyanye na nervous system n'amaso abamo n'amatwi abamo. Ruvuga ngo usanga ibice byinshi by'umubiri iyo nervous system yagize ikibazo, ndakubwiza ko ibice byinshi by'umubiri bigira gute birahangirikira. Ikindi gihe kishobora kuba cyahangirikira mu gihe warwaye ufite ikibazo cya diyabete cyangwa se impamvu ugomba kwirinda diyabete nuko urwara diyabete uzamenye ko n'ikibazo cy'intuzo cy'ibirenge, ibirenge nabyo bigira gute birahangirikira. Ibirenge birahangirikira cyane. Niyo mpamvu uri mu rwa diyabete ikindi kintu ugomba kwirinda nanone ugomba ujya wirinda ko wagira igisebe ku birenge byawe. So hanyuma ikindi kintu indi complication ushobora kuba wagira ni infection y'uruhu. Kigira ikibazo cy'uruhu kijyanye n'ama infection cyangwa se amabagiteri yose usangira gute ugasanga mu by'ukuri aragenda agasanga ni hamwe mu hantu ukomeza kugenda ubona infection z'uruhu ukagira ugasanga n'ibintu by'amabagiteri agiye atandukanye ku ruhu ugasanga ntabwo ugize gute ntabwo bimeze neza. Then hanyuma ndagira ngo turebe gatanu no kujyanye n'iki n'ibimenyetso bizakoreka ko ufite ikibazo cy'isukari cyangwa se ibimenyetso ushobora kugenda kugira ngo urebe nimba udafite ikibazo cy'isukari mu mubiri wawe. None turangiza kureba ibyo bimenyetso tukaza kureba se n'ugute wakwirinda ikibazo cya diyabete. Umubiri wawe kurimo diyabete cyangwa se ko ushobora kuba warwara diyabete, se uyu munsi utarayirwara wayirinda gute? Ese niba waramaze kuyirwara noneho ugiye gukora iki? Reka tubanze turebe mu by'ukuri kuki kubijyanye n'ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere, umuntu ufite ikibazo cya diyabete ashobora kuribwa umutwe. Ashobora kuribwa umutwe. Icya kabiri, umuntu ufite ikibazo cy'isukari agira inyota. Buri isukari yari nyinshi mu mubiri uko byagenda kose umuntu ugira gute utangira kuma ugira inyota. Ikindi kimenyetso cya gatatu, niba ufite ikibazo cya sukari arasonza cyane. Niba ugira gute ugasanga ufite inzara idasanzwe muri wowe, urebe neza isukari yawe ukigize gute uko bimeze. Nimba watangiye gusonza cyane bidasanzwe. Ikindi kimenyetso kindi ni ukujya kwihagarika cyane. Ikindi kimenyetso twavuga ni icya kane, ni uko ushobora kugira bya bintu bimeze nk'ibinya mu muntu kuba ari nk'intozi zikuruma. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kuba ufite isukari. Hanyuma ikindi kimenyetso kindi ni ukuba utangira kumva unaniwe cyane, ufite umunaniro udasanzwe muri wowe. Nimba mu by'ukuri watangiye kugira umunaniro udasanzwe, gerageza ugane ibitaro bikwegereye bagupimire ikintu cyitwa isukari mu mubiri wawe nimba kiri nto. Ikindi ushobora gutangira kugenda ureba ibirorirori ukumva mu maso, ugatangira kumva mu maso yawe harimo ibintu bitagize gute bidasanzwe, ukabona ntabwo byari bimeze, ntabwo mu by'ukuri kureba neza, ugatangira kubona hatangiye kugenda gusa naho ureba ibintu by'umwijima. Banga amaso agatangira kugabanya capacity yo kuba yagira gute yo kuba yareye. Ibyo byose byubyitayeho iyo bihuje, gerageza ubashe kwegera umuganga abashe gusuzume arebe niba mu by'ukuri isukari yawe iri normal. Twakwirinda diyabete gute?
nimba mu by'ukuri utaragira ikibazo cya diyabete, uri umujene, uri umugabo, uri umumama, uri mu zabukuru ariko ntabwo ikibazo cyose waba urakigira, ni gute wakwirinda diyabete? Ntabwo wari ugomba kujya ufite kurya ibiryo, amafunguro meza yatoranijwe, ugomba kurya imbuto, ukarya imboga, warangiza nanone kwita ku bijyanye n'iki n'ibinyampeke. Ibyo bintu bikora mu by'ukuri ugira ngo tuwerekeza kuba isukari yawe izahora iri normal, kuko imbuto, imboga usanga tuzisangamo umuti mwinshi cyane, ndetse n'ibinyampeke bigiye bitandukanye, ingano, amasaka, uburo. Ibyo byose buriya kubikoresha umunsi ku munsi usanga uri mu by'ukuri mu nzira nziza yo kuba utazasanga mu kibazo cya diyabete. Icya kabiri, gerageza ukore siporo. Haguruka ukore siporo, haguruka mu by'ukuri ufata umwanya wo kugira ngo uteho gukoresha imbaraga z'umubiri, kugira ngo mu by'ukuri habashe kuboneka umubiri ushaka gukoresha cyane gukoresha ya sukari y'umubiri. Ishobora kuba yaridebye cyangwa se niyo wariye yose ibashe gukoreshwa, itanga umusaruro, itanga imbaraga. Ikindi, gerageza kugira kugabanya ibiro. Nimba byaramaze kuboneka rimwe byo ugasanga umuntu afite ibicece, afite inda yaraje, gerageza ibyo tugabanye ibiro. Hanyuma gerageza wikore kosa byo kwicara umwanya munini cyane. Uvuga niba ufite akazi gatuma uhora wicaye cyane, biba byiza ko bakubwira ngo byibuze mu nyuma y'amasaha 2-3 haguruka winanure, utembere amasaha 40 wongere ugaruke wongere wicare. Burya nabyo bishobora kuba byagufasha kutazisanga mu kibazo cy'isukari. Ugomba kumenya gukoresha food supplement, ugomba kwitoza gukoresha stem cell. Kwa iki stem cell? Stem cell ziza cyane zidasanzwe zifasha ubuzima bwacu. Twamaze kubona neza ko sukari mu mubiri kugira ngo ubashe kuba yahabonetse ahantu honyine ifata, ahantu honyine yinjira, ahantu honyine ikintu ngo inzira ikwinjiza muri kuba umudiabetic ishingiye ku kintu cyitwa akaremangingo, kuri selile zawe. Maybe selile z'umubiri wawe in general, maybe selile z'impindura. Gerageza urebe muri ibyo bivamo aho ngaho. Inzira ikwinjiza ku umudiabetic ishingiye kuri selile. N'abantu rero zishobora kuba zihari, zishobora kuba zarapfuye, zishobora kuba zarasize, zishobora kuba zarakomeretse, zishobora kuba zishaje mu mubiri wawe. Niba selile zaramaze gusaza, zarakomeretse, zarapfuye, zidahari, uri mu murongo wo kuba warwara diyabete. Niyo mpamvu rero ngo uyu munsi kugira byose ubyiri bikeneye, nimba diyabete yaraje, nimba itaranaza, gerageza ukoresha stem cell product. Kuko stem cell product nuko ariyo yonyine ibasha kwinjira mu mubiri, ikabasha kugenda ikita kuri twa turemangingo. Niba duhari, izagufasha kutwitaho, tubasha kubaho igihe kirekire. Niba tudahari, ifite ubushobozi bwo kuba yakongera ikaturemamo tukabamo. Niba twarakomeretse, ifite ubushobozi bwo kuba yakongera tukongera dukangura, tukongera tugakora neza. Niba twarapfuye, ishyiramo utundi, iri mu tundi dushya mu mubiri wa muntu. Niyo stem cell nuko ikora. Niba ufite ibiro byinshi, afite ikibazo cyo kurwara diyabete, ukeneye indi product yitwa Bestron. Abantu bafite ibiro byinshi bafite n'amahirwe menshi yo kurwara diyabete. Kwa iki Bestron kuri abo bantu? Nuko yinjiye mu mubiri, ibintu byose sanza mu mubiri bitari ibyanyabyo irabisenya. Uvuga ngo ahantu hose sanze ikintu kitari cyanyacyo, kitari cy'akamaro, kidafite icyo kimaze mu mubiri wawe, ufite amafati menshi mu mubiri, imitsi yawe yatangiye kuziba, uvuga ngo uri inactive, ntabwo ukoresha umubiri wawe. Nabwira ngo ugomba gukoresha product yitwa Bestron. Kubera iki? Aho igeze hose mu mubiri gasangamo ikibazo ushobora kuba cyatera ibibazo mu mubiri wawe, igira gute? Iragisenya. Igishimishije no kimwe nuko iri gisenya, uranabyumva uranabimenye, kuko hano zisanze ikibazo usanga hazamo kugira gute kuba hazamo pain, harakurya, ariko within time birashira. Rero product nawe gize gute nawe ikintu, kuko ni imwe muri product zikorwa cyane ku kintu bita antioxidant, ziboneka mu kintu bita dragon fruit. Nuko ubushakashatsi bwa dragon fruit uraza gusanga mu by'ukuri abantu bafite ikibazo cya diabete bayikenera cyane. Nuvuga ngo uraza gusanga product stem cell akozwe arimo dragon fruit, namwe mu product mu by'ukuri ari gufasha abantu bafite ikibazo bya diabete kuri rudasanzwe. Abantu bafite gufasha no product ya Bestron, twashyiraho pafite stem cell afite ikibazo cya diabete kirarangira. Iyo utagifite kuzikoresha bigufasha kuba icyo kibazo utazahura nacyo. Ngibyo rero ntabwo rero mu by'ukuri gukunda ubuzima bwawe, ujya ufite inzozi ushaka kuzageraho, ikintu cyane ugomba kwitaho cyane, wite ku buzima bwawe. Niba wita ku buzima bwawe, ufite n'inzozi ushaka kugeraho,
nta kintu na kimwe kizatuma utagera ku byiza wifuza byose muri ubuzima turimo. Ku gishoro cya mbere ni ubuzima, iyo utabufite ni ikindi kibazo gikomeye cyane, ndetse bishobora kuba byagutwara menshi cyangwa se byinshi kurenza uko wabitekereza. Byose tubitekereza neza, tubikora, tubihagurukira kubera ko dufite ubuzima bwiza. So rero product zirahari zishobora kuba zagufasha. Uretse n'ibyo, iyo utugezeho muri Chic, icyo dukora nta kindi, tusuzuma wellness yawe, tukareba ikibazo kirimo. Ese kiraterwa n'iki? Ese ni pancreas yagize ikibazo? Yego, tukakumenya ko tugufasha. Cyangwa si pancreas ko n'umuriro uri kugenda ubana, cyangwa ni ibiro byinshi, cyangwa se ni amafati menshi, cyangwa se mukora siporo. Ibyo byose tumaze kubibona, tuguha guidance nziza yatuma mu by'ukuri ugira ubuzima bwiza, bityo ubuzima ushaka kubamo bwiza ukabasha kubugira. Rero mutugereho ni muri Chic, nimero ni yayindi, 0789830900. Mubwira ngo waba uri hose ku isi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Afrika, aho waba uri hose ku isi, product zacu zibasha kukugeraho kandi ku gihe kandi neza, ubundi ugatangira kugira ubuzima bwiza nawe. So I love you so much. 2 or 3 agreed working together, nothing will be impossible. See you. Bifurije ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane.